hagamijwe kwiteza imbere. Abaturage bagenda bahabwa ubumenyi ku bijyanye n'ubufatanye bw'umugabo n'umugore mu kwiteza imbere. Ubuhamya bwa Madama Ingeneye Modeste ni kimwe mu bitanga icyizere ku izi nyigisho, niziramuka zikuye mu baturage zizatanga umusaruro cyane mu kuzamura ubusugire n'iterambere by'ingo. Barigishije mbona biriya byose bindiho nyine uko abagore batotezwa. Ndagenda mu rugo mbanza kubimubwiraho, abanza kubipinga, nigisha abana, akajya aza agahagarara kumva uko ndi kubigisha. Ubwo ngubwo nawe bitangira kumujyamo, azana ikayi nawe arashushanya, mwereka ibyo umugore agomba kureka, mwereka ibyo umugabo agomba kureka. Ubwo aratangira inzoga aragabanya, yaranywaga nyine agakora ibintu nkabona ko birimo ubugome, ariko cyane cyane ari ukubera inzoga. Ubwo inzoga yaragabanyije, dufata icyerekezo tugomba kugenderaho, nkabona dushyize hamwe. Ubwo imyaka yarayifataga akayijyana igashira mu rugo, ariko ubu nta myaka gikoraho. Abana bariga dushyize hamwe, ubu dufite ingamba zo gutanga mitiweli, twabagaho tutagira mitiweli. Ni inyigisho bahawe binyuze mu buryo bwo gushushanya, bagaragaza aho bari mu iterambere n'intambwe bashaka gutera, banagaragaza amahirwe bashobora kubyaza umusaruro ndetse n'imbogamizi bashobora guhura nazo, bagafata n'ingamba zo guhangana nazo. Aba bavuga ko nubwo muri koperative bari bamaze kwimakaza umuco wo gukorera ku cyerekezo ku rwego rw'ingo, ngo byari bitarashyiramo imbaraga. Gusa ngo kuva bahugurwa n'uyu muryango SEF, bihaye umuhigo wo guhindura imyumvire n'imikorere. Umugabo akavuga ati yewe ndagurisha ibigori njye kwigurira agacupa, nanjye ubwo nigiraga konte yanjye, nabo kagira konte ye. Ingingo y'uburinganire ni imwe mu ngingo z'ingenzi muzikubiye mu buryo bwa Gender Action Learning System, akaba ariyo ngingo bigishijwe. Ibi ngo biratuma umugabo n'umugore birinda kugira utererana undi mu nshingano ze. Muhimbaza Michel aravuga ko ubu bumenyi bahawe mu buryo bwa Girls buzazamura igipimo cy'ubwumvikane mu ngo, bikarinda cyane abagabo ingeso zo gusesagura. Mu rwego rwa Girls n'ubwa mbere, ariko twasanze n'inyigisho ihenze ikangura ubwenge bwacu cyane, aho umuntu yumvaga ko yihagije, ukumva umugabo mu rugo urigize uti ndumva bishoboka ko icyo ntekereje ari cyo. Twakanguriye uburyo abagize umuryango bahuza ibitekerezo kandi bakungurana inama, bakagira aho berekera nta mpaka, nta bwitandukanye, harimo gufashanya no kunganirana. Izi nyigisho zimaze guhabwa abagera kuri 40 babarizwa muri koperative Kuwayiga, binyuze mu mfashanyigisho zishushanya. Bakaba bagaragaza ko bazazigisha abandi binyuze muri koperative, amatsinda, ibimina bya mituelle de santé ndetse n'izindi gahunda zihuza abaturage mu buzima busa.